Diego ndetse na Milika ni abana bakiri batoya ariko barakundana cyane, ndetse rwose aba bana bahora babwirana yuko bazabana, dore ko umunsi umwe bagiye bakiherera ahantu mu gashyamba maze bagakora ubukwe bombi ari babiri. Uwo munsi rero basezeranye ko batazigera batandukana na rimwe. Nyuma y'imyaka myinshi rero baje gukura, gusa n'ubundi bakuze bakundana cyane, ariko iwabo wa Milika ntabwo bajyaga bishimira uyu musore kubera ko babonaga nyine ntacyo yageza ku mukobwa wabo, cyane cyane ko yari umuturanyi wabo, bakaba barakuranye, babonaga nyine atari we mugabo bamwifuriza. Aha rero bahoraga babwira Milika ko batamushakana n'uyu musore, nyamara ni nako papa wa Milika yihereranaga uyu musore maze akamubwira ko atamushaka iruhande rw'umukobwa we, ariko byari byarabananiye kubatandukanya kuko aba barakundanaga cyane, ndetse bari bafite uburyo bwinshi bahuramo ababyeyi babo batabimenye. Hari nk'uko uyu musore yajyaga agenda agakomanga ku idirishya rya Milika, maze nyine Milika nawe agasohoka, ubwo bakaba bagiye ubwo bagahurira ahantu mu gashyamba kari kabegereye, ubundi nyine bakiganirira. Bari bafite rero ahantu bari baragize nk'aho ari muri studio, dore ko bagendaga bakifotoza amafoto maze bakagenda bakayamanika hano hantu hari iwabo wa Milika, ariko ahantu mu cyumba kitajyaga kigerwamo n'undi muntu kubera ko nyine cyari icyumba barunzemo ibintu gusa, nta muntu wajya gukinjiramo. Aha rero baragiye bahagera nko muri studio maze bamanikamo amafoto yabo menshi agiye atandukanye, ku buryo buri kintu cyose cyabaye mu mibereho yabo bari bagifite iyi foto. Bamaze rero gukura baje kwigira inama yo kuba batoroka, dore ko nyine babonaga urukundo rwabo ababyeyi babo batarushyigikiye, kandi nyamara bo rwose bumvaga nta wundi wabana n'undi muntu, ari bo bombi babiri bagomba kuzabana ubuziraherezo. Gahunda rero barayipanze maze rwose barayinoza, gusa wagira ngo papa wa Milika asa nkaho yabaye nk'ubirota, dore ko yagiye agafata uyu muhungu maze akagenda akamwicaza ahantu. Yaramubwiye ati nkuyamye ku mukobwa wanjye, ndetse rwose ninongera no kukubona iruhande rwe nzakwica kuko nicyo gisigaye cyonyine. Ikindi kandi nta kintu wageza ku mukobwa wanjye, niba ko kumukunda ukaba wumva umufitiye urukundo, ngaho rero umuha uburenganzira bwe, ureke kumwicira ubuzima kuko nawe urabona ko rwose nta hazaza wifitiye. Aha rero Diego yarababaye cyane, ndetse asobanurira uyu mupapa ukuntu akunda uyu mukobwa. Naho rero papa wa Milika ati nyine nakubwiye ngo niba umukunda bya nyabyo umureke maze umuhe amahoro ye. Ahangaha Diego yaragiye araryama maze arabitekerezaho, yafashe rero umwanzuro w'uko nyine ari buze kureka Milika kubera ko yaramukundaga byo. Yaravuze ati reka mureke, ahari n'ubundi ntacyo nazamugezaho, wabona n'ubundi ngiye kumwangiriza ubuzima kandi ndamukunda bya nyabyo. Mu gitondo rero cya kare Diego yarabyutse maze afata igikapu cye, yagiye nta muntu n'umwe asezeye. Gusa mbere y'uko agenda yaragiye ahagarara kuri rya dirishya, dore ko nyine ariho Milika yararaga, maze aramwitegereza, amarira atangira gushoka, ubundi aranyonyomba gakeya arigendera. Milika rero we yarabyutse maze asanga uyu musore yamaze kugenda, dore ko yagiye kubaza mama wa Diego maze akamubwira ko rwose nawe yamubuze kandi ko abona nta myenda iri hano. Aha rero Milika yakomeje gutegereza avuga ati ahari araza kugaruka kuntwara. Yarategereje icyumweru kimwe, ibyumweru bibiri, ibyumweru bitatu, ukwezi, umwaka, imyaka iragenda iba myinshi. Agahinda rero kari kose kuri aba bombi, dore ko yaba Diego wagiye ntabwo rwose nawe yari atekanye. Yaragiye abona akazi keza arakora, ubuzima buraza, ariko n'ubundi ntabwo yigeze yibagirwa Milika. Naho rero Milika nawe yahoraga buri munsi ategereje ko uyu musore azaza. Yaragendaga akareba amafoto, rimwe na rimwe akajya hahandi bigeze gusezeranira bakiri abana kugira ngo ahari arebe ko yakongera kuhamusanga, ariko ntabwo yamubonaga. Imyaka rero imaze kuba myinshi, Milika yaje guhura n'undi musore. Uyu musore aba yitwa Rowani. Baragiye rero barakundana mu bintu rwose bitari byoroshye, ariko kubera ukuntu Milika yari yaramaze kwiheba ndetse yaranabuze Diego burundu, yatangiye gukunda Rowani. Barakundanye rero ndetse rwose bigera aho ngaho Milika anamwiyumvamo bya nyabyo, noneho bitari n'ibyo kujijisha. Aba rero biyemeje kubana.
Umunsi rero wabanzirizaga ibirori byabo bari bateguye nyine ikirori cyo kugira ngo basezere nko ku miryango niko navuga, kuko wari umunsi ubanziriza ubukwe bwabo. Uyu munsi rero Milika yari yambaye neza cyane, Rowan nawe byari uko, imiryango yabo yose yari yateranye n'abaturanyi n'inshuti bose bari bahari. Ku rundi ruhande rero Diego wari umaze rwose igihe kinini cyane aho hantu yari yaragiye, yaje kugira gutya yumva umutima uri kumukomanga, yumva ashatse gusubira iwabo, dore ko iwabo nta muntu n'umwe wari ufite amakuru ye, ariko yumvise rwose n'abatazi aho biturutse ko agomba gutaha, yumvise akumbuye abantu bose, maze afata umwanzuro wo gusiga akazi ke agasiga buri kimwe cyose, ubundi akongera akigira iwabo. Yaraje rero ageze iwabo asanga ntabahari, yagiye kunyura mu idirishya maze aramu y'inzu yabo itangira kuvuga. Abaturanyi rero barahuruye maze basanga ni uyu musore, bagiye guhamagara mama we, maze mama we aza yiruka, akimubona yaramuhobereye aramukomeza, ariko mama we ahita atangira kurira. Naho Diego yaramubajije ati mama, ko mbona ufite agahinda kenshi, bimeze bite? Mama we ati mwana wanjye ndishimye kuba ugarutse, ariko nanone mbabajwe nuko ugarutse umunsi mubi uruta indi yose mu buzima. Diego rero yahise amubaza ati ibyo bishatse kuvuga iki? Naho mama we ati ikintu kimbabaje nta kindi, ni uko usanze urukundo rw'ubuzima bwawe aribwo ruri kwitegura gushaka undi musore utari wowe. Ejo nibwo Milika azakora ubukwe, ndetse rwose ubu hari n'ikirori twari tugiye kujyamo, bamaze no kugitegura, natwe twari turi kwitegura kugira ngo tukijyemo. Aha rero Diego agahinda karamwishe, maze rwose ubona aguye mu kantu, yabuze ijambo na rimwe yavuga, araceceka gusa. Mama we rero yaramubwiye ati mwana wanjye komera, ndabyumva ntibyoroshye, ariko nanone ukwiriye kwiyakira, ikindi kandi ndashaka yuko ukaraba ukitegura maze tukagera muri icyo kirori. Diego ati mama, ndumva iki atari igitekerezo cyiza habe na gatoya. Mama we ati abantu bose bo kuri uyu musozi baragukumbuye, ndakeka banezezwa no kukubona. Milika kandi nawe nubwo nyine yamaze gufata urundi rugendo, ariko nawe ndakeka yashimishwa no kongera kukubona, bose baragukumbuye, ngwino tugende maze tujyane. Barajyanye rero bajyana mu kirori, gusa Diego nta muntu n'umwe yigeze asuhuza, kuko yaragiye arahagarara gusa maze yitegereza Milika. Milika nawe yaramwitegereje, ariko nanone nubwo Milika yamwitegerezaga cyane, wabonaga ko rwose uyu mukobwa yamaze gufata indi nzira, ndetse yamaze gukunda Rowan ku buryo nyine n'ubundi yari ari gukora nk'aho wagira ngo uyu musore ntabwo ahari. Gusa Diego we nyine wabonaga ko yababaye, ndetse wabonaga ko yacitse intege, wabonaga ko nta byishimo namba, wabonaga ko iyo biba byiza atari kuba yaje hano, ni uko yaje n'ubundi ibi byose atabizi. Ikirori rero cyarabaye maze kirarangira. Kirangiye rero Milika yagiye ahantu hari amakeke menshi, agiye kuyarya nyine yiherereye, ari kuyarya ubona yarya nyine mu buryo budasanzwe. Diego yamusanzeyo, naho rero Milika yahise amubwira ati uramenye ntuze kugira umuntu n'umwe ubwira ibi bintu, urabizi wowe iyo mfite stress ndarya cyane, mba numva nshaka kurya ibintu byinshi kandi by'isukari. Naho rero Diego ati humura rwose ni ibanga ryanjye nawe, kandi urabizi ko dusanzwe tubiziranyeho. Ati none se ahubwo kubera iki nyine ufite stress? Naho rero Milika ati gutegura umunsi wawe udasanzwe ntabwo rwose biba ari ibintu byoroshye. Ikintu cyitwa gukora ubukwe ni umunsi nahoze ntekereza mu buzima, maze nkumva ugomba kuzaba umunsi udasanzwe kuri njyewe. Rero nawe urabyumva ntabwo binyoroheye habe na gatoya, niyo mpamvu uri kubona mfite stress. Aha rero Diego yari ari kujya anyuzamo akamwenyura, ariko mu by'ukuri umutima we wo rwose yari amarira gusa mu mutima. Iri joro rero Diego ntabwo yigeze asinzira, yari ari gutekereza kuri Milika, ari gutekereza ukuntu bamutwaye, ari gutekereza ko ubu ngubu birangiye ibye nawe, ndetse rwose yakomezaga gutekereza mu buto bwabo, agatekereza ukuntu bo ubwabo bimariye maze bagasezerana ko batazigera batandukana. Yatekerezaga ukuntu imyaka yose amaze ahantu yari yaragiye nta mukobwa n'umwe yigeze akunda, yatekerezaga ukuntu yagiye akabona amafaranga, ariko mu by'ukuri akajya yisohokana ahantu heza hose, ariko akagenda ari wenyine. Ndetse icyo gihe cyose yabaga ari gutekereza kuri Milika,
umunsi yagarukiyeho ni nawe yasanze rwose bisa nkaho Milika atakiri uwe habe na gatoya, ndetse Milika byagaragaraga ko ameze nk'umuntu wamaze kumwibagirwa, dore ko rwose wabonaga ko amureba nk'uko areba n'abandi baturanyi bose, nta kintu na gitoya bimubwiye. Bwarakeye rero bagombaga kujya mu bukwe, ntabwo yari kureka kubujyamo kuko rwose byari iby'ingenzi kujya gushyigikira inshuti ye ya kera. Uko byagenda kose yarabibonaga ko Milika yishimye, kandi n'ubundi nta kindi kintu yamwifurizaga uretse ibyishimo. Yarabibonaga rero ko Milika rwose ibyo byishimo bifite. Baragiye rero bicara mu rusengero, dore ko nyine bari bategereje ko umugeni ndetse n'umukwe bari buze kuza. Umukwe yaraje arahabanza, mu kanya gatoya umugeni nawe papa we yari amuzanye mu byishimo byinshi. Milika atera intambwe ari nako agenda amwenyura, yari yishimye cyane, yakundaga Rowani. Noneho kandi yumvaga uyu munsi ari umunsi udasanzwe mu buzima bwe, aribwo ibyishimo bye bigiye gutangira. Baragiye rero maze nyine batangira kubasezeranya, dore ko nyine batangiye kubasobanurira icyo impeta ivuze kuri bo, ndetse rwose banabasaba yuko batangira kwambikana impeta, dore ko bano bombi buri wese yari yiteguriye amagambo agomba kuzabwira umukunzi we. Bahereye rero kuri Milika. Milika rero yabwiye Rowani ati ndagukunda cyane kandi niteguye kubana nawe ubuziraherezo, haba mu bibi haba mu byiza, nzagukunda iteka ryose. Yamubwiye rero ukuntu azamwubaha ndetse n'ukuntu azamubera umugore w'indashyikirwa. Yamubwiye ko imyaka yose ishize yari ategereje umunsi nk'uyu. Ahangaha rero abantu bose bari bari gukoma mu mashyi. Yamwambitse impeta maze bahereza impeta Rowani kugira ngo nawe aze kuyambika Milika. Rowani rero agiye gutangira kuvuga, yatangiye kududimanga mu buryo budasanzwe ati ndagusezeranya ko agakomeza abisubiramo. Yabisubiyemo nk'inshuro 3 zose. Aha rero abantu batangiye kwikanga, ndetse rwose na Milika wari uri guseka yatangiye kugira stress n'ubwoba bwinshi kuko yabonaga uyu musore atari kuvuga. Byabaye ngombwa ko Milika ari bujye amubwira ati bivuge nta kibazo, bivuge. Naho uyu musore akongera akavuga igice, ntabivuge byose, ubona ko rwose hari ikitagenda. Uyu musore rero yahise amubwira ati Milika umbabarire rwose, ndabona yuko bitashoboka, ntabwo byashoboka, umbabarire rwose kuba naragutesheje igihe, ariko umbabarire. Yahise afata ya mpeta maze ayirambika hasi, ubundi asohoka yiruka. Milika we yagize ngo ari kurota, ndetse agirwa aho yari yicaye, naho ubwoba bwaramwishe, yijima mu maso, dore ko ubundi nibura yari ari kumwenyura kuko yabonaga Milika nawe ari kumwenyura. Abantu bose wahise ubona igikuba gicitse. Milika rero yarebye hirya areba hino ngo arebe ko atari kurota, ariko asanga ntabwo ari kurota. Yasohotse rero mu rusengero yiruka cyane, ahari yatekerezaga ko uyu musore agiye kumutegerereza ahari kubera reception. Yagiye yiruka maze agera aho bagombaga gukorera reception. Akigerayo yasanze inkuru yabaye kimomo, ndetse rwose bari kwanura ibintu byose batangiye kubibika. Ubwo bari bari guterura amakeke, bari guterura amashampanye yari ahari n'amawayini, byose babibika. Yahise rero atangira kubibambura ati ninde wababwiye kumbikira ibintu? Ahangaha niho tugomba kwiyakirira mu bukwe bwanjye, murabibika kubera iki? Uyu munsi ni umunsi udasanzwe kuri njyewe, nimutereka ahangaha kuko tugomba gukora ikirori. Ubwo ariko ababyeyi be nabo bari bagiye bamukurikiye, gusa bo nyine babonye ibintu bibarenze maze bahita bataha bigira mu rugo. Naho rero Marene ndetse na Pare ndetse nyine na Diego n'abandi bantu ba hafi bo nyine barakomeje baramukurikira, ndetse babwira abandi bantu bose ko bakwigendera nta kibazo, ko bari buze kumuturisha maze bakamutahana. Gusa wabonaga ameze nk'umuntu ufite trauma, wabonaga bisa nkaho rwose ubwenge bwe butakiri ku murongo habe na gatoya. Yatangiye kubwira rero uwari ushinzwe kuza kubacurangira uyu munsi ati wowe ko ndeba ukonje, ati kutari gucuranga, ati curanga, uyu ni umunsi wanjye, ati tugomba kubyina. Abantu bose urumva bari bumiwe, babonaga ukuntu habaye ibintu bibabaje, bakareba ukuntu uyu mukobwa we wagira ngo rwose ni nkaho nta cyabaye. Gusa nanone
Mirika yatangiye kunywa inzoga atanywesha ikirahure, dore ko yafataga icupa maze agashyira ku munwa akagotomera. Hanyuma rero yabwiye wa wundi wari uri gucuranga ati shyiramo imiziki myiza iryoshye maze utangire ucurange, kandi ucuranga uri muri mudu, ntabwo nshaka kukubona uri gucuranga ukonje utyo. Uyu musore rero yagerageje nyine kubikora nk'uko yari kubikora n'ubundi iyo ubukwe buba bwari bwabaye. Yatangiye gucuranga, Mirika nawe atangira kubyina. Aha rero Diego nawe yahise afata icupa maze afata amacupa ahereza abari aha bose. Nta kirahure bigeze bakoresha habe na kimwe, ahubwo bose bafashe amacupa maze batangira kunywa. Bose nyine batangira kujya ku ruhande rwa Mirika, bose baranyweye n'amacupa ari nako bari kubyina, maze bajya mu njyana neza. Barabyinnye maze rwose karahava. Bamaze kubyina rero baragiye bajya gukata keke, mbese byasaga nk'aho ubukwe bwabaye bya nyabyo. Ariko imikatire y'iyi keke yari itangaje, dore ko kuri iyi keke hari hariho nyine Mirika ndetse na Rwani bose bafatanye. Mirika rero yarabanje afata aka kantu bari bajombye nyine kuri keke kariho bombi bafatanye, maze arabanza agakata neza, akuraho Rwani aramujugunya. Ubundi akafata keke akayikatamo ibipande bitatu, kimwe akagihereza umuntu n'undi akamuhereza igipande kinini cyane. Bariye amakeke ubundi banywa inzoga, mbese baragiye, ikirori kiragenda kiba ikirori. Mu masaha rero y'umugoroba hageze, yasabye Diego ko yamuherekeza maze noneho bakajya gufungura impano, dore ko nyine abashyitsi bose bari bazanye impano, bari bazisize hano reception yagombaga kubera kugira ngo baze kuzitanga. Aha rero bazigiyemo maze batangira kuzifungura, dore ko noneho abandi bantu bose bari batashye, hasigaye Diego ndetse na Mirika. Diego yari yababwiye ko nta kibazo na kimwe gihari, ko rwose ari buze kuhaguma. Batangiye gufungura impano, ari nako kandi ubona rwose bari no kugenda baseka izi impano. Wagira ngo nibo bari bakoze ubukwe, wagira ngo bari bafite rwose rezo gufungura zino mpano, wagira ngo ndetse bari bibagiwe n'ibintu byabaye. Ariko ni mu gihe bari banyweye inzoga nyinshi, bari bamaze gusinda, nta controle namba bari bagifite. Inzoga zonyine nizo zari ziri kubiyoborera aho zishaka. Bagifungura rero impano, bageze ku mpano yari irimo amatike. Aya matike rero yari ayo kujya mu kwezi kwa buki, dore ko bagombaga kuzajya mu birwa bya Maurice. Ahangaha rero Mirika yarayitegereje maze yereka Diego ati dore amatike yo kujya mu kwezi kwa buki. Atari ku bundi urabyumva ute tugiye mu kwezi kwa buki? Diego rero nawe wari wasinze, dore ko bose bari basinze. Ati ubwo se, ati cyaba ari igitekerezo cyiza? Naho rero uyu mukobwa ati cyane, cyaba ari igitekerezo cyiza, none se ntitwakoze ubukwe? Bose babyumvise kimwe rwose, bati yego rwose twakoze ubukwe. Ubwo kandi uko bavugaga ibyo niko bari kwisomanira. Wagira ngo nta nubwo Mirika yibukaga ko hari undi muntu bari kuba bakoze ubukwe. Muri iri joro bari bacyambaye ya myenda bari bambaye ku manywa. Ni ukuvuga ngo Mirika yari acyambaye ikanzu y'ubukwe. Yahise amubwira ati ahubwo indege ntidusige, dukwiriye kugenda. Muri iri joro rero baraye bagenda ijoro ryose bari kujya ku kibuga cy'indege kugira ngo bajye nyine ku birwa bya Maurice, nk'uko bagombaga kujyayo nyuma ya reception. Bagombaga guhita bafata indege maze bakajya mu kwezi kwa buki. Aba rero bageze mu ndege maze bahita bisinzirira, kuko bari basinze koko mu buryo bugaragara. Bakangutse mu gitondo, aho nyine bari kubabwira bati mukomere mwese, kubera ko ubu ngubu indege igiye kugwa. Mwese rero mwambare imikandara neza, tugeze ku birwa bya Maurice. Ahangaha bakibivuga nibwo abangaba bahise bakanguka, bararebana basanga uko basaga byo byari bitangaje. Kwa kundi bimennyeho za nzoga, kwa kundi basiganye amakeke, mbese ni uko nguko nyine bari bagiye bameze. Bavuye rero mu ndege, dore ko nyine inzoga zari zatangiye kubagabanukamo. Bahise binjira mu modoka yagombaga kubajyana aho bari bagiye, muri hoteli iri ku nyanja neza neza, yari hoteli iri ku mucanga.
baragiye rero bagerayo bashyira ibintu byabo mu cyumba ndetse rwose barahishimira, baraharebye barahakunda cyane. Aha rero Milika yahise abwira Diego ati ariko ubanza koko nafashe umwanzuro utari mwiza, ariko nanone hano hantu ni heza cyane, dukwiriye rwose kwishima ndetse nkwiriye no kwibagirwa ibintu byose byabaye. Gusa nyine hano yahise atangira kubwira Diego ati ariko se ubundi buriya ubundi nacumuye iki, kubera iki buri gihe mpura n'abasore bagenda ku munota wa nyuma? Kubera yuko ubu tuvugana Ruwane ntabwo ari we musore wenyine wansize ku munota wa nyuma. Ubwo nyine yari ari kumucyurira ko nawe yigeze kumusiga kandi bari basezeranye yuko bagombaga nyine gucikana. Ahangaha rero Diego yabuze icyo amusubiza maze araceceka gusa, kuko yabonaga uyu mukobwa agahinda yari afite nta kintu cyo kumubwira yari afite. Bakigera rero nanone kuri hoteli, kubera ukuntu imyenda bari bambaye yari imwe nyine, yari imyenda, iyo myenda y'abageni, barabakiriye dore ko nyine hari umuntu wari ushinzwe kubakira. Bahahuriye ari amakupure menshi, hari harimo kupure rero y'umusaza n'umukecuru bafite rwose imyaka 70 ariko bikundaniraga cyane, ndetse umuntu wari uri kubakira yabambikaga amakamba nyine y'indabyo maze akababwira yuko abifurije ikaze ku kirwa cy'urukundo. Yageze rero kuri Milika na Diego maze ahita ababwira ati mwebwe rero Bajeni Marie muje hano, ndabifuriza yuko urukundo rwanyu rwakwaguka kurushaho, ndetse rwose ko hano mwazahava noneho urukundo rwanyu rwarakuze rwarageze ku rundi rwego. Ahangaha tuhita ku kirwa cy'urukundo. Ni byiza cyane kuba muhaje ari nabwo mukimara gukora ubukwe, ndakeka muri buze kuharyoherwa. Aba rero bararebanye kubera ukuntu Milika yari agifite agahinda, yahise aturika maze abararize, yararize cyane arasakuza. Aha byabaye ngombwa ko Diego amuhobera maze akamuryamisha mu gituza cye, ndetse nyine akamukora mu misatsi buhoro ari kumuhoza, ari nako kandi amuhendahenda. Mu kanya gato rero bashatse imodoka kugira ngo ibatware bajye mu isoko ryari riri hafi aho, bajye gushaka ibyo kwambara, dore ko nyine iyi myenda bari bambaye nayo ubwayo yari itangaje. Bagiye kujya mu modoka rero Diego yari ari gufasha Milika kugira ngo yurire mu modoka, kuko nyine igikanzu yari afite cyari kinini cyane, nacyo ubwacyo nticyatumaga atambuka. Milika turamenye ikanzu yanjye uyitondere cyane, kubera ko iyi kanzu ntabwo isanzwe, ifite ubusobanuro budasanzwe. Diego ati humura ndayitondera rwose. Ariko uyifata rero ayegeranya, ntumbaze ukuntu yakuruye akantu gatoya maze kaba kavuyeho. Milika yahise amugarukana maze abatangiye kumusomera ati ni gute wancira ikanzu? Nabikubwiye ndakubwira ngo witwararike iyi kanzu, uzi icyo uvuze? Iyi kanzu nayambaye kubera yuko nari ngiye gutangirana ubuzima n'umusore nategereje imyaka myinshi kugira ngo tubashe gukora ubukwe. Iyi kanzu rero ntabwo rwose ukwiriye kuyica uko wiboneye. Yatangiye kuvuga amagambo menshi, ndetse rwose atangira no kuvuga amagambo aterekeranye. Yaravuze maze bigera kure. Uyu musore rero yaramubwiye ati uzi n'ikindi Milika, iyi kanzu nta busobanuro namba ifite kuri wowe, ahubwo uwagukoze ibi bintu byose azabyicuza. Ni nako nyine Diego yahise afata iyi kanzu maze noneho arayikurura, cya kindi cy'inyuma cyose gishiraho ahita akijugunya hasi. Uyu mukobwa yasigaye yambaye ka gakanzu kaba karimo imbere gatoya cyane kanoroshye nyine, maze Diego ahita amubwira ati jya mu modoka tujye kwigurira imyenda, ibi ngibi reka tubyibagirwe. Gusa Ruwani ibi byose azabyicuza ubuzima bwe bwose. Bahise bagenda rero maze bigira mu isoko batangira kugura imyenda. Noneho nyine bagura imyenda yo ku mazi, imyenda yo ku mucanga. Wabonaga banishimye dore ko bagendaga bafatanye agatoki ku kandi. Ababonaga mu isoko bari bazi yuko ari couple ya nyayo yaje hano nyine kurya ubuzima. Aba rero bari bagiye nta muntu n'umwe babwiye aho bagiye. Diego rero yahamagaye mama we maze amubwira ko bari mu birwa bya Maurice, ndetse ko rwose bameze neza. Mama we amubaza ati none se na Milika ameze neza? Diego yaramubwiye ati yego. Mama we ati iwabo bari bahangayitse
ndetse twese imitima yari yahagaze. Uyu musore yahise amubwira ati ntimuhangayike, tumeze neza cyane rwose, nta kibazo namba dufite. Bagarutse rero kuri hoteli, dore ko nyine iyi hoteli yari iri ku mucanga. Bakigaruka basanze ya makupure yandi bahahuriye yose yicaye hano ku mucanga. Bahise babwira bati nimuze hano namwe. Nabo rero bahise baza maze baricara batangira kuganira nyine nk'amakupure. Ahangaha batangiye kubabaza bati none se ni ryari mwamenye ko mukundana? Aha kandi babazaga cyane rwose Diego yahise ababwira ati umunsi menya ko rero mukunda bya nyabyo, ndetse umunsi menya ko ari umugore w'inzozi zanjye, uwo munsi twari turi mu bukwe bw'umuntu w'inshuti yacu. Aha rero igihe abageni bari bari gusomana natwe twarasomanye, maze numva umutima we uri gutera, ndetse n'abakoze ku mutima wanjye yumva nanjye umutima wanjye uri gutera cyane. Uwo munsi rero twahise tumenya ko buri wese yaremewe undi, ndetse rwose twahise twiyemeza ko tuzabana akaramata. Nyamara nubwo bari bari kuvuga ibi ngibi, nubwo bari bari hano, ntabwo aribo bakabaye bahari. Aya makupure yandi rero, dore ko yari n'ay'abantu bakuru ubona ko rwose babirambyemo, batangiye kubagira inama ndetse rwose no kubabwira ukuntu urukundo ari ikintu gitangaje. Batangiye kubabwira imyaka bamaranye, bababwira nabo ukuntu bamenye ko bakundana, bababwiye byinshi bigiye bitandukanye. Nyamara ko babaga bari kubaganiriza ku byerekeranye n'urukundo, niko aba bombi babaga bari gutekereza mu bwana bwabo ukuntu ibintu byari bimeze. Nibwo babaga bari gutekereza ukuntu bakundanye bagahera ari abana batoya, ukuntu bagerageje gucika bari kumwe, ndetse rwose n'ukuntu batekerezaga yuko buri wese yaremewe undi. Nyamara bagatekereza ko uyu munsi kuba bari hano batigeze bakora ubukwe, bari hano kuko umwe yasimbuye undi. Gusa nanone bageragezaga rwose kugaragara nk'aho ari couple ya nyayo, ndetse na Mika yageragezaga kutagaragaza umubabaro mu maso. Ntabwo ari kumenya yuko uwo bari kumwe atari we bakoze ubukwe, dore ko nyine Diego buri gihe yabaga afashe ku rutugu Mika, ndetse rwose ubona amwitayeho cyane, ari kumurebana urukundo mu maso, ari kumubwira amagambo meza, mbese yamuhaga keya ukagira ngo koko ni abajene mariye. Mu kanya gato rero barahagurutse maze bajya kwicara ahantu ha bonyine, aho bari bari kwitegereza amazi. Aha rero Mika yabajije Diego ati se wigeze nari mutekereza iyo utaza kugenda ngo unsige, iyo tuza kugumana uko ubuzima buba bumeze? Diego yahise amubwira ati ahubwo nabitekerezaga buri munsi, nahoraga nibaza impamvu nagiye nkagusiga. Gusa nanone nagombaga kugenda kubera ko nari naramaze kureba, maze mbona ko ari byo koko nta kintu nazakugezaho. Byatumye rero fata umwanzuro wo kugenda, ndagusiga kugira ngo wibonere umunezero wawe ndetse ubeho mu buzima wishimiye. Uyu mukobwa yaramwitegereje ati iyo uza kumenya igihe cyose nagutegereje, iyo uza kumenya imyaka yose nahoraga njya ahantu twahuriraga mu gashyamba kugira ngo ndebe yuko waba wagarutse ukaba uhanegerereje, iyo uza kumenya agahinda nageze umunsi menya ko wagiye ukansiga, iyo uza kumenya umubabaro nabayeho. Naho rero Diego ati nanjye sinari norohewe, ndakubwiza ukuri kwaho narindi nta munezero nigeze ngira. Nageragezaga gusohokera ahantu heza kugira ngo niyibagize buri kimwe cyose, ariko ntacyo byamariye. Nageragezaga gushaka ibintu byose nakora kugira ngo nibagirwe, ariko byose ntacyo byari bimariye. Aha rero Mika yahise amubaza ati none se kugira ngo ufate umwanzuro wo kugaruka nyuma y'imyaka myinshi byakugendekeye bite? Diego ati nanjye ntabwo rwose nzi uko byangendekeye, cyane cyane ko naje ntanazi yuko ufite ubukwe. Ntabwo biriya byose nari mbizi, ahari iyo nza kubimenya ntabwo mba naraje, ariko nanone iyo ntaza kuza uyu munsi ntabwo mba ndi hano. Gusa ndagira ngo nkubwire yuko imyaka yose namaze ndi kure yawe, nta munota n'umwe nigeze mara ntagutekereje. Kugira ngo ubyumve neza, ni uko iyi myaka yose yashize nta n'umukobwa nigeze nk'umwanya nibura wo kuba nanamwandikira message gusa, uretse no gukundana. Aba rero bari bicaye bari kwirebera amazi ndetse banegeranye cyane, bari kuganira batuje.
bararebanye mu maso umwanya munini, maze mu buryo batigeze bamenya uko byagenze bisanze bari gusomana. Mu masaha rero y'umugoroba, Diego yabajije Milika ati ese nk'ubwo ngubwo uri kwandika iki? Dore ko yari afite ajenda ari kwandika ubona yatwawe. Naho rero Milika ati mba ndi kwandika igitabo cy'ubuzima bwanjye. Uyu musore yaramubwiye ati none se uba wumva uzagishyira hanze? Naho rero uyu mukobwa ati nakabaye ngishyira hanze iyo iza kuba ari inkuru y'urukundo yarangiye neza, iyanjye itandukanye n'izindi, kuko rwose yarangiye nabi. Uyu musore rero yahise amubwira ati ariko ntabwo ari ngombwa ngo niba ibintu byaratangiye neza bikarangira nabi, nawe nujya kubyandikamo inkuru uyisoze nabi, ahubwo nyine iyo nkuru yawe ukwiriye kuyihindurira umusozo maze ukayisoza neza. Aba rero bararebanye maze baramwenyura. Uyu mukobwa yahise amubwira ati ariko icyo gitekerezo umpaye nacyo rwose ntabwo ari kibi habe na gatoya. Aha rero Milika yahise abwira Diego ati ariko ubundi buriya ni gute nabuze ubwenge bingana kuriya? Uzi ko naretse buri kimwe cyose cyanshimishaga mu buzima kugira ngo nyine nitangire uriya musore? Tekereza ko naretse ibintu byose nakoraga, ndeka na magazi yanjye y'imyenda nacuruzaga, buri kimwe cyose narakiretse kubera urukundo namukundaga, cyane cyane ko nari niteguye ko nitumara gukora ubukwe tuzava nyine hariya iwacu maze tukajya gutura aho yashakaga. Naretse buri kimwe cyose kubera we, nyamara ntabwo yari abikwiye habe na gatoya. Diego rero yabonye uyu mukobwa atangiye kujya muri mudu mbi, cyane cyane ko yari atangiye gutekereza ibintu bidashimishije, maze ahita amubwira ati ariko ibyo bintu byihorere, ahubwo mpereza ikiganza. Yahise amufata ikiganza maze aramuhagurutsa. Barasohotse rero bajya hanze, dore ko rwose bumvaga amajwi y'umuziki ari guturuka hirya, bumva ko rwose hahiye. Bahise berekezayo maze basanga abantu bari kubyina, ibyishimo ni byose. Bahise bafata ako kunywa maze nabo batangira kubyina. Aha rero Milika yarishimye rwose, ahita yibagirwa bya bindi byose yari ari gutekereza. Diego we icyo yabaga ashaka ni uko uyu mukobwa adatwarwa n'ibitekerezo maze ngo atangire gutekereza ibintu bibabaje, kandi nyamara hano hari hari ibintu byinshi cyane byakurangaza ndetse n'ibintu byinshi byagushimisha aho kukubabaza. Aha rero Milika yaranezerewe rwose, maze ahobera Diego ndetse rwose amushimira kuba yaramufashije muri ibi bibazo byose yari arimo no kuba yaramubaye hafi. Ndetse Diego yamubwiye ko nta kibazo na kimwe rwose gihari, ndetse ko yiteguye kumuguma iruhande igihe cyose azaba amukeneye. Aba rero barongeye barahoberana nanone, maze nanone bongera kwisanga basomanye. Ahangaha Diego yabwiye uyu mukobwa ati rwose ntakubeshye, iyi minsi mike tumaranye yongeye kubyutsa amarangamutima nari ngufitiye. Ni ukuri nongeye kwisanga mu rukundo, dore ko ntaho rwari rwaragiye, cyane cyane ko ntawe nari narigeze kuruha. Uyu mukobwa rero yaramwitegereje maze aramwenyura, ariko ntiyagira ikindi kintu na kimwe amubwira. Baragiye rero bajya muri hoteli bajya kuruhuka nk'uko nyine byari bisanzwe. Bwarakeye maze Milika abwira uyu musore ati ndifuza yuko twajya mu mazi munsi kubera ko ndifuza kureba amafi myegereye. Baragiye rero babaha ibintu bagombaga kwambara kugira ngo baze kujya mu mazi bajye kwirebera amafi. Bagiyeyo maze barayareba. Uyu mukobwa yarishimye, yagize ibihe atigeze agira undi munsi. Bavuyemo rero baraje biyicarira nyine ku mucanga nk'ibisanzwe, hanyuma batangira kureba andi makupure ibyo yari arimo, dore ko rwose wabonaga ko Milika ibyishimo ari byose, ndetse hano hantu hamuryoheye. Ya kupure rero ya wa musaza ndetse na wa mukecuru bo nyine bari bibereye ku kantu k'ubwato butoya bagendaga banyonga nk'abanyonga igare, bose bicaranye ari babiri. Hano rero bari bari mu mazi, ubona rwose bari guseka ndetse bishimye cyane, bari kuza nyine bagaruka hano ku nkombe. Bari hafi kuhagera, uyu musaza yabonye uyu mukecuru atangiye kwikanda mu gatuza, ndetse rwose ubona ko atameze neza habe na gatoya. Aha rero ubwoba bwaramwishe, maze atangira kuvuza induru ati nimudutabare nimudutabare.
bose rero bagiye biruka aya makupure yandi yose yarari ku mucanga maze bajya kumumufasha, dore yuko neza neza bamugejeje ku mucanga agahita yikubita hasi akamera nk'umuntu uguye igihumure. Bahise bahamagara umuganga maze aza kwita kuri uyu mukecuru. Bose bari bafite ubwoba, ya makupure yose yari ahagaze imbere y'umuryango ku cyumba cy'uyu musaza aho baryamaga, bari bafite ubwoba bwinshi cyane. Baramuvuye rero mu kanya gatoya muganga yarasohotse maze ababwira ko nta kibazo, ameze neza, ko mu kanya ari buze nyine kuba yaruhutse ndetse yongeye ameze neza. Aha rero bose babwiye uyu musaza ko bahari, ikintu cyose yifuza ko bamufasha aza kubabwira bakamufasha nta kibazo. Yabashimiye kuba bahabaye ndetse ababwira ko iyo bataza kuhaba atazi uko byari kugenda. Basubiye rero n'ubundi kwiyicarira ku mucanga. Diego rero na Milika bari bicaranye ku mucanga. Milika yari ari gutekereza cyane, yahise abwira Diego ati ntabwo ushobora kumva ukuntu biriya bintu binkuye umutima. Ati nahise ntekereza ukuntu ngewe narize amarira yose y'umubiri wanjye akanshiramo kubera ubuzima ntigeze nanabamo, ubuzima nari ntaratangira. Narijijwe n'ubuzima nari ngiye kubamo ariko ntigeze mbamo. Noneho ndi kwibaza bariya abantu babumazemo imyaka 50, maze nkibaza kugira ngo umwe atandukane n'undi ukuntu byaba bibabaje. Aha rero uyu musore yahise amubwira ati ni ukuri birababaje cyane, noneho ukuntu iriya couple inikundanira, Imana izayirinde ikibi rwose, izabaho uburame bakomeze bikundanire. Aha rero bahise bashaka nyine uko babyiyibagiza maze batangira kwitemberera hano ku mazi, ariko bagenda baganira. Ni nako kandi babaga bafatanye ikiganza ku kindi, ubona ko rwose ari couple yishimye. Nta nubwo bari bakibuka impamvu baje hano, nta nubwo bari bakibuka kandi ko batigeze bimariya. Wabonaga rwose wagira ngo ni couple ahubwo ibirambyemo. Umunsi rero wakurikiye, Diego yagiye kuzana ko kunywa maze agarutse asanga Milika yicaye hanze ku kazuba afite ikayi n'ubundi ari kwandika. Yahise amubaza ati none se uri kwandika iki? Naho Milika ati ndi gutegura ubukwe. Diego yahise amubwira ati yego rwose nibyo ndi kumva twabukora, ariko se nanone kutabimbwiye nanjye ngo ngufashe kubutegura. Naho rero Milika ati oya, ntabwo ari ubukwe bwacu ndi gutegura, ahubwo ndi gutegura ubukwe bw'uriya mukecuru n'uriya musaza. Numvise inkuru yabo cyagiye bari kuyitubwira ko batigeze bakora ubukwe. Hanyuma rero nkurikije urukundo bafitanye nifuje kubategurira ubukwe hano ku mucanga maze rwose bakabukora, kubera ko nta myaka n'imwe umuntu yagira yatuma atishima. Ndabifuriza ibyishimo iriya couple, sinzi impamvu yankoze ku mutima. Ndifuza kubanezeza maze tukabategurira ubukwe ubundi tukazabatungura. Naho rero Diego yahise amubwira ati ariko ni ukuri ntabwo rwose usanzwe, ahubwo se wowe umeze ute mu mutima? Uri kumva umutima utera neza nta kibazo? Uyu mukobwa yaramwitegereje ati yego, igihe cyose ukiri iruhande rwanjye umutima uratera neza nta kibazo. Yabimubwiraga kandi atigeze akura amaso mu ikayi, dore ko yari ari gukomeza kwiyandikira. Umunsi rero wakurikiye bagiye ku isoko, dore ko nyine hari utuntu bifuzaga kugura two kubafasha gutegura buno bukwe bw'aba basaza n'abakecuru. Gusa nyine ntabwo byari ibintu bigoye kuko icyo basabwaga yari imyenda gusa n'akadekorasiyo gatoya rwose kari aho ngaho. Ntabwo byari ibintu bihambaye bagombaga gutegura. Bari mu nzira rero bari kugaruka, imodoka bari barimo yabapfiriyeho maze biba ngombwa ko bagenda n'amaguru. Bagiye kubona babona ahantu hari amazi meza cyane yamanukaga hejuru ku rutare maze akikubita hasi. Aho hantu rero amazi yagwaga barahitegereje maze rwose babona bibereye ijisho. Bagiye bahegera maze bose bisanga bakuyemo imyenda binjiye mu mazi ndetse rwose batangiye koga. Aha rero bahagiriye ibihe byiza mu buryo rwose budasanzwe, dore ko urukundo rwabo buri munsi rwagendaga rukura wagira ngo koko baje hano mu kwezi kwa buki. Bavuye rero koga n'ubundi bakomeje kugenda n'amaguru, dore ko imodoka yari yabapfiriyeho. Bageze mu nzira bahuye n'abantu bari bari kwiruka, ubona ko rwose bameze nk'abagiye mu birori. Milika rero yafashe umukobwa umwe maze itamubaza ati none se hano habaye iki ko tureba mwiruka kandi mwambaye imyenda isa? Uyu mukobwa yahise ababwira ati uyu munsi rero ni umunsi wo kwizihiza urukundo
uyu munsi ni umunsi w'amabara y'urukundo, ahubwo namwe muze tujyane. Bahise babafata mu biganza babakurura maze bahita babajyana aho bari bagiye, dore ko nyine bari bagiye mu birori byo kubyina. Barabyinaga bagaterana amazi, bagaterana amabara nyine ayo bo bitaga amabara y'urukundo, maze bakagenda bagasa ukuntu, ubundi nyine amakupure agatangira gusomana ari gusa gutyo. Ari nako kandi bafataga n'amafoto, bari bafite umuntu wari uri kubafotora. Ayo mafoto nyine yari atangaje kubera ko babaga banduye mu buryo bugaragara. Aha rero naho bahagira ibihe byiza cyane, maze imvura iragwa, imvura yarabanyagiye. Abangaba barahoberanye, barareka imvura irabanyagira byiza, ndetse rwose ukabona ko banabyishimiye. Milika yabwiye Diego ati ndishimye ntabwo ushobora kubyumva, sinzi impamvu ndi kumva mfite ibyishimo bindenze. Naho Diego ati nanjye ndishimye cyane, kandi ni ukuri warakoze kumpa ibyishimo. Naho Milika ati nawe warakoze kumpa ibyishimo. Aba rero barahoberanye barasomana, maze Milika yongera kubwira Diego ko amukunda, dore ko kuva bagera aha atari yarigeze abimubwira na rimwe, ahubwo Diego niwe wahoraga abwira Milika ko amukunda. Ahangaha ibyishimo byarabarenze, maze rwose baragenda barishima, baragenda baranezerwa, baragenda barabyina. Bagize umunsi udasanzwe. Ubwo ariko ku rundi ruhande niko Rowan nawe yagiye akicuza ibyo yakoze, maze agasubira iwabo wa Milika kumushaka, ndetse akabwira iwabo ko rwose ikintu yakoze nawe ari kucyicuza, yifuza kuba yasubirana na Milika. Ariko uko bahamagaraga Milika cyangwa bakamwandikira amamesaje ntabwo yayasomaga. Yari yarigize nkaho nta wundi muntu n'umwe ashaka kuvugisha, ashaka kubaho ubuzima bwe hano nyine yari ari, kugeza iminsi yagombaga kuhamara irangiye. Babwiye rero Rowan ko gusa nyine Milika ameze neza, ariko ko yagiye ku kirwa aho bagombaga nyine kujya mu kwezi kwa buki. Rowan yasabye papa wa Milika ko yamuherekeza maze bakajya kureba uyu mukobwa, kubera ko yifuza kumusaba imbabazi, ndetse ko yifuza ko umubano wabo wakongera ugatangira. Dore ko rero iwabo wa Milika bakundaga Rowan cyane, kubera ko nyine yari umusore w'umukire batitaye ku kintu na kimwe. Baramukundaga bakumva ari ukwiriye kubana n'umukobwa wabo. Noneho bari baranamenye yuko kuri kino kirwa yajyanyeyo na wa musore bangaga, batifuzaga yuko yabana n'umukobwa wabo. Aha rwose papa we yamubwiye ko nta kibazo amushyigikiye, ndetse ko bagomba kuzafata indege maze bakerekeza kuri iki kirwa bakajya kuzana Milika. Naho rero kwa ba Milika ho ibirori byari bikomeje kujya mbere, dore ko indi couple imwe muzo bahuriye hano yari yateguye ikirori. Umugabo yari yifuje kongera guporopoza umugore we, kandi nyamara bari bamaze kubana imyaka myinshi. Ariko uyu munsi yari yamutumiye maze amubwira ko yifuza ko saa 3 z'ijoro baza guhurira hano ku mucanga, ndetse uyu mugabo yari yatumiye abantu benshi, na ba Milika barimo, yatumiye n'abantu baza kubabyinira. Hano hahoraga ibirori by'urukundo gusa, cyari ikirwa cy'urukundo koko. Hanyuma rero ba Milika bambaye neza baritegura nyine kugira ngo bajye muri iki kirori. Milika agisohoka Diego yaramwitegereje ati ko ndeba umugore wanjye asa na bike. Milika rero yarasetse maze ahita amubwira ati umugabo wanjye ariko nawe ntabwo yoroshye, ni bogari kurusha abandi bantu bose. Abangaba bari baramaze kwiyumva rwose nkaho ari umugabo n'umugore neza neza, bumvaga nta kindi kintu na kimwe kibura. Byari ibintu byagiye birikora, dore ko nyine bari abantu bari barakundanye guhera bakiri abana. Byari byoroshye rwose ko urukundo rwabo rwakongera rukagurumana. Aha rero baragiye baricarana bafatanye ikiganza ku kindi, bari muri bino birori. Bari bishimye bari kureba ukuntu iyi couple yongeye kumera nkaho itangiye bundi bushya, aho uyu mugabo yari ari guporopoza umugore we amubwira ati ndifuza yuko wakomeza kumbera umugore. Tekereza ko bibaye ngombwa ko nongera guhitamo nakongera nkaguhitamo. Tekereza yuko dusubiye mu busore n'ubundi nta wundi mukobwa nakwemera. Aha rero Milika na Diego barongeye barebana mu maso, maze barongera nanone barasomana. Uko nyine babaga bari mu birori by'amakupure, urukundo ari rwose, nabo ni ku rukundo rwabo rwabaga ruri kugurumana. Umunsi rero wakurikiye mu gitondo, Milika
we yari akiryamye ariko yakangutse, naho rero Diego telefone ye yarasonnye, yaritabye maze asanga bamuhamagaye muri wa mujyi wa wundi yakoreragamo, bari kumubwira yuko bifuza kumuha akazi. Aha rero kari akazi keza kazajya kamuhemba amafaranga menshi. Yabwiye wari umuhamagaye ati ndabyumva cyane rwose, ndetse ako kazi ni keza cyane, ariko nanone simpamya ko niteguye kuba nagaruka. Yababwiye rero ko agiye kubitekerezaho, ariko mu by'ukuri yumvaga nyine adakeneye gusubira muri wa mujyi. Yakubye telefone, naho rero Milika yahise amubwira atari kubanza wakiriye amakuru meza. Diego yamubwiye ibyo abwiye kuri telefone, atari ko nyine ntabwo rwose nifuza gusubirayo, kubera ko mfite impamvu ituma ntasubirayo, ntabwo nzongera kugusiga ukundi. Uyu mukobwa rero yaramwenyuye maze ahita amubwira ati ayo magambo ubundi niyo nari ntegereje igihe cyose, ayo magambo nifuzaga kuyabwirwa imyaka yose njye nawe twamaranye. Nifuzaga ko wambwira ko utazigera unsiga, kuko n'ubundi iyo utaza kunsiga ntabwo ibi byose byambayeho biba byarambayeho. Diego rero yahise amubwira ati umbabarire mukunzi, ni ukuri nanjye ndicuza kuba naragiye nkagusiga, ahari twari kujyana. Aba rero barongeye barahoberana n'ubundi, maze Diego aramubwira ati gusa nyine kuri iyi nshuro ntabwo niteguye kuzongera kugusiga ukundi. Naho Milika ati nanjye nuko, ntabwo rwose nifuza ko bazongera kunsiga ukundi. Uyu munsi kandi nibwo hagombaga kuza kuba ubukwe nyine butunguranye bwa ya couple bari bari gutegurira. Barabyutse maze bajya kudekora ku mucanga, baragiye barahadekora neza, ubundi bategura ya myenda bagombaga kwambara. Bafashe rero iyi myenda maze bayishyira iyi couple, gusa Milika yagiye atwaye iy'umumama, naho rero Diego agenda atwaye iy'umupapa. Bakigerayo rero Milika yabwiye uyu mumama ati wowe ngwino tujyane mu cyumba cyacu, naho abagabo nabo ubwo barasigara baganira. Aba rero basigaye baganira, maze Milika yaragiye amuha iyi myenda, amubwira ko rwose yifuza ko yakwambara kubera ko hari akarori bagiye kujyamo. Uyu mukecuru yarambaye imyenda myiza y'umweru imubereye cyane rwose. Wa mupapa nawe baragiye bamwambika nawe imyenda y'umweru, ipantaro n'ishati by'umweru n'ingofero. Bose bari baberewe, ariko nta n'umwe wari uri kubona undi, dore ko nyine Diego yafashe wa mupapa maze amujyana hantu bari badekoye. Hashize umwanya yahamagaye Milika kugira ngo azane wa mukecuru. Yaramuzanye maze wa musaza agikubita amaso uyu mukecuru we wasaga neza cyane, wari wongeye kuba inkumi, yamukubise amaso amarira barashotse. Uyu mukecuru nawe byari uko, wabonaga ko rwose emosiyo zabishe, barahoberanye kurekurana biranga. Maze uyu musaza ahita amubwira ati nyuma y'imyaka 50 mbashije kumenya yuko burya n'umugabo ashobora kurizwa n'amarangamutima. Aba bombi rero barongeye barahoberana, ibyishimo byari byose. Abari bari hano bari bumiwe ukuntu aba bantu bakundana nyuma y'imyaka myinshi cyane babanye. Uyu musaza yongeye kubwira uyu mukecuru ati ndagukunda cyane, ndetse n'ubu rwose mba numva bibaye ngombwa ko twongera gukundana, n'ubundi nakongera nkagusaba ko wambera umugore, wambereye umugore w'indashyikirwa, kandi ubyumve ko nzagukunda kugeza mpfuye. Uyu mukecuru nawe yahise amubwira ati nanjye ndagukunda cyane, kandi ni ukuri nshimiye abantu badutekereje uyu munsi maze bakadutegurira kino kirori. Uyu munsi menye yuko nta myaka n'imwe umuntu ataba akeneye ibyishimo byo gukora ubukwe. Uyu munsi ndanezerewe cyane. Yahise abaza abari bari hano ati none se birashoboka ko naha kisi umugabo wanjye? Nabo bati cyane rwose. Aba rero barasomanye hano imbere maze bakoma mu mashyi. Milika ndetse na Diego barishimye kubera ko igikorwa bari bateguye cyari cyagezweho neza cyane. Nabo barahoberanye ku rundi ruhande, maze nabo barasomana. Milika abwira Diego ko amukunda kurusha ibintu byose. Urukundo hano rwari ari rwo rwonyine ruri kwigaragaririra mu makupure yose yari ari hano, dore ko buri wese yahise afata uwe maze bagahoberana. Nubwo rero hano ibintu byari bimeze neza, Diego na Milika bibereye mu rukundo, sinzi ukuntu Milika yarebye ku ruhande maze ababonye papa we ndetse na Rowani
bari kuza bihuta cyane, yahise arikora Diego maze agenda abasanga n'umujinya mwinshi ati mwebwe muje hano gukora iki ko nahaje nabitekerejeho neza, murashaka iki? Naho rero papa wa Milika ati wa muhungu we, sinakwiyamye ku mukobwa wanjye, naramukwiyamye. Milika ati ariko uyu nguyu yanyitayeho igihe uyu Rowani yari yantaye, none uje ushyigikiye Rowani wacebeje imbere y'abantu bose akananirwa kuvuga yuko yifuza ko njye nawe twabana akaramata, uramushyigikiye, uri ku ruhande rwe. Rowani rero yahise apfukama ati mbabarira sheri, mbabarira rwose nakoze amakosa kandi ndayicuza, ariko ntabwo bizongera, mbabarira dusubirane, ndetse rwose iminsi mumaranye hano n'uyu muhungu ntabwo ndi buyiteho, numbabarira nanjye ndakubabarira. Milika yahise amukubita urushyi rwiza ati umuhungu w'ikigwari gusa. Naho rero uyu Rowani yahise abwira Diego ati wa muhungu uri ikigwari, ni gute wifata ukazana mu kwezi kwa buki n'umukobwa uzi neza yuko atishimye? Naho rero Diego ati ahubwo se ari njye nawe ninde kigwari kurusha uwundi? Ari njyewe wazanye umukobwa utishimye nkamuzana mu kwezi kwa buki, ari nabo bamuteye kutishima, ni uwuhe w'ikigwari? Ikigwari ni wowe, ndetse rwose ntabwo Milika yaragukwiriye. Milika ni umukobwa mwiza, afite umutima mwiza, ndetse akwiriye ibyiza kurusha, akwiriye urukundo, akwiriye umuntu umwumva, akwiriye umuntu umwubaha, ntabwo rwose wowe ukwiriye umwanya mu mutima wa Milika. Naho rero papa wa Milika yari ari kubwira Milika ati ngwino dutahe, dore umukunzi wawe yagusabye imbabazi, mugomba gusubirana. Milika byaramurakaje, ntabwo yumvaga ukuntu umubyeyi we ari ku ruhande rw'uyu musore. Sinzi ukuntu Rowani yarebye ku ntoki maze abona Milika aracyambaye ya mpeta ya fiansaye, yahise amubaza ati uracyambaye ya mpeta? Ahari kuba ukiyambaye bisobanuye yuko ukinkunda. Milika yahise amukubita urushyi rwiza, uyu musore ahita yikubita hasi, maze Diego nawe ahita azamwongezamo urundi agiye kubyuka. Bose bahise biruka berekeza kuri hoteli aho bararaga. Naho papa wa Milika yamwirutse inyuma amubwira ati garuka dutahe. Nyamara impamvu Milika yari acyambaye impeta ni uko yari yaragerageje kuyikuramo maze bikanga, kuko yabigerageje inshuro nyinshi cyane rwose. Bageze kuri hoteli rero, papa wa Milika abwira Diego ati wa muhungu we, narakwiyamye kandi warabinsezeraniye ko rwose ugomba kuva iruhande rw'umukobwa wanjye, sindi kumva ahubwo ukuntu ugarutse. Yabwiye rero Milika ati ndakubwiza ukuri, uyu muhungu n'ubundi yazongera akaguta. Uyu muhungu urabizi neza ko atari siriyasi, n'ubundi undi munsi yazaguta nk'uko n'ubundi yagutaye. Tekereza ko namusabye kugira ngo akureke, akabyemera akakureka. Niki kikwemeza se ko ubundi atazakureka? Kano kanya rero Milika we yumvaga atazi icyo gutekereza, yumvaga atangiye guta umutwe. Papa we yahise amubwira ati gira vuba, fata ibintu byawe maze tugende. Bose bahise bafata ibintu byabo maze bava kuri kino kirwa berekeza nyine iwabo. Gusa bakigerayo, papa wa Milika yamubwiye ko atamushakana n'uyu musore, ndetse asubira kongera kwiyama Diego, amubwira yuko amwiyamye inyuma y'umukobwa we kuko nta na rimwe azigera amushyigikira. Nyamara muri iyi minsi bahatirizaga Milika kugira ngo yongere akundane na Rowani, ndetse bakore ubukwe na mama wa Milika, kandi yarashyigikiye Rowani. Umunsi umwe bari bicaye ku meza bari gufata amafunguro, maze mama wa Milika abaramubwiye ati ahubwo se ubukwe bwanyu buri hehe, buri ryari, tuzifotoreza hehe? Naho rero Milika ati nta gahunda mfite rwose yo gushakana n'uyu musore, niyo yaba ari we wenyine usigaye kuri ino si. Mama we ati ariko ufite ikihe kibazo? Uriya musore ngo ni Diego, umusore w'umukene udafite amafaranga, ubona yakugeza kuki? Washakanye na Rowani ko ari umusore mwiza ndetse yagusabye imbabazi, Rowani ntari birye. Naho rero Milika ati ahubwo se mama, ko numva umukunda cyane, wazaretse mukaba ari wowe mwimariye? Mama we ati iyo nza kugira imyaka nk'iyawe nari kwimariya nawe. Akivuga ibi ngibi, papa wa Milika yahise ahindukira maze abatangiye kumushyiramo inshyi ati ushatse kuvuga yuko kwimariya nanjye wari wabuze uko ugira? Baba batangiye gushwana. Ahangaha rero Milika yarababwiye ati nyamara nta nubwo rwose mujya mumpa urugero rwiza. Niba hari umuntu ufite ababyeyi batari beza ni njyewe. Kuva navuka sinigeze mbona mukundana,
sinigeze mbona mushyigikirana, sinigeze mbona mufatanye mu kiganza, nahoraga mbona mushihurana, mu rugo iwacu hahora intonganya, icyo muzi gusa ni ukumpatiriza gushaka umusore ntashaka. Murashaka se ko nanjye urugo rwanjye ruzamera nk'urwanyu? Ndababwiza ukuri, uriya musore sinshobora kumushaka, byararangiye hagati yanjye nawe, nta nubwo rwose nshobora no kumuha amahirwe nibura yo kunganiriza, byararangiye. Aha rero ababyeyi be baramwitegereje maze babona uyu mukobwa noneho bisa nkaho yamaze gufata umwanzuro. Naho rero ku rundi ruhande Diego we yicaye iwabo ari wenyine, ari gutekereza ko ahari kuba yarongeye gusubira mu rukundo na Milika ari ikosa rikomeye yakoze. Yari ari gutekereza atari ko ahari Milika ntabwo yandemewe, ahari Milika ntabwo ari urukundo rw'ubuzima bwanjye, ahari rwose ntabwo Imana yateguye ko njye nawe tuzabana, kubera ko buri gihe iyo tumaze gupanga ibintu byacu bigeze aharyoshye ntabwo bibura ikibyivangamo. Ikindi kandi umuryango we ntabwo nkunda habe na gato, ariko se hari birashoboka yuko nanjye nshobora kuba kuko nta cyerekezo mfite, bakaba babona ntacyo nazageza kuri Milika. Ushobora no gusanga koko ntacyo nzamugezaho. Ibitekerezo rero byari byinshi ku buryo yatangiye no gutekereza ko agiye kongera maze akifatira ka kazi bari bamurangiye, akongera akisubirira muri wa mujyi, ahari nyine ko yakongera agatuza atareba uyu mukobwa iruhande rwe. Ntibyanatinze rero yahise ahamagara ya nimero yari yamuhamagaye maze ababwira ko yiteguye kuza agatangira akazi. Gusa agahinda kari kose kubera ko noneho bari barongeye gusubira mu rukundo na Milika, byari bimeze nkaho yongeye gutangirira kuri zeru, nka cyagiye ukuntu yagiye urukundo rumeze neza maze kwibagirwa Milika bikamugora. N'ubu niko byari bigiye kumugendekera, dore ko noneho ubu bwo bari baranakundanye kurenza uko bari barakundanye mbere. Aha rero Diego wumvikanaga na mama we cyane yaramwicaje maze amubwira buri kimwe cyose, amubwira ukuntu yasubiye mu rukundo na Milika, amubwira ukuntu kandi atigeze amwibagirwa, ariko nanone ko ababyeyi batamushyigikiye. Yamubwiye ko ari byiza ko yajya kure, ariko noneho akagenda atazigera agaruka kubera ko atakwihanganira kubona Milika mu biganza by'undi musore. Mama we wakundaga Diego cyane ndetse wari ubizi ko Diego ari umusore mwiza witonda, yarababaye ariko ahobera umwana we aramubwira ati komera muhungu wanjye, ndagukunda urabizi, ntacyo nakwima ngifite, ariko nanone aho simfite icyo kugufasha, gusa nanone nta kindi narenzaho, nyine igendere, gusa uzajya umpamagara, uzajya umvugisha ndetse nzajya nza no kugusura, gusa nanone wihangane, ndakumva rwose kubabaye. Diego rero yatangiye imyiteguro kugira ngo azisubirire muri wa mujyi yabagamo. Ari mu masaha y'ijoro rero ari kuzinga ibintu byose abishyira muri varize, yabonye amafoto maze ahita yibuka ya studio bari barakoze. Yagiye gahoro maze ajya kwinjira muri cya cyumba, dore ko cyari gifite umuryango winjiriraga uturutse hanze mu gikari. Yaragiye rero arinjira buhoro maze yinjira muri ya studio kugira ngo ajye kureba amafoto. Ikintu rero cyamutunguye ni uko yasanze Milika nawe yahageze kare ndetse rwose ahagaze ari kugenda areba ifoto ku yindi. Aba bombi rero baracecetse maze bararebana, barahoberanye maze baba batangiye gusomana. Amarira yari yose ndetse rwose wabonaga batazi icyo gukora, agahinda kari kenshi. Batangiye kureba amafoto maze bibukiranya ubuto bwabo n'ukuntu aya mafoto bayifotozaga. Diego yabwiye Milika ati natekerezaga ko ahari mbonye amahirwe mu buzima ko tutazongera gutandukana, ariko nanone birashoboka yuko turi guhatiriza ibitari ibyacu. Ahari birashoboka ko utandemewe, ahari birashoboka ko atari wowe mugore Imana yangeneye, ariko mu by'ukuri ni wowe mugore w'inzozi zanjye, kuko naho yaba atari wowe Imana yangeneye, ariko nanone umwanya wawe nta wundi nzegera nkutuzamo, nta wundi mukobwa nzigera nkunda mu buzima. Ubwo ahari nziberaho ndi umusore kugeza mpfuye. Milika rero yahise amubwira ati ikibabaje ni uko nanjye ntashobora kuzasubirana na Ruwani, kandi nta wundi musore nzigera nk'umwanya mu mutima wanjye, kubera ko naje gusanga ubundi uwo nari narakunze yari wowe, ndetse ni nawe utarigeze untenguha, nubwo nyine wagiye ukansiga,
ndetse n'ubu ukaba ugiye kunsiga kuko mama wawe yarabimbwiye ko ugiye kongera kugenda, ariko nanone aho uzaba uri hose uzamenye ko ngukunda. Aba rero barongeye barahoberana maze agahinda kaba kose. Baraye bicaye muri iyi studio yabo maze burinda bucya. Umunsi rero wakurikiye mu masaha y'ijoro n'ubundi Diego yaje iwabo w'Amerika, ariko nyine mu ibanga rikomeye hari mu masaha y'ijoro. Akiza rero yasanze bicaye muri salo bari kuganira, ariko we yari ari inyuma y'urugi. Yumvise rero Amerika ari kubabwira ati gusa nyine muzamenye ko mutigeze mumbera ababyeyi beza, kuko niba hari urukundo nigeze ngira mu buzima rwari urukundo rwa Diego. Niba hari umuntu nigeze nkunda n'umutima wanjye wose ni Diego, niba hari n'umuntu wigeze nkunda ni Diego. Gusa nyine kuko mutifuza umunezero wanjye, icyo mushaka ari icyubahiro cyanyu, niyo mpamvu buri gihe ibintu binshimisha mutaba mushaka yuko mbigeraho. Mwarakoze nyine kumbera ababyeyi babi rwose, kandi mumenye ko ntazigera mbibabarira, kubera ko ntabwo muzi ukuntu njye na Diego twiyumva, ntabwo muzi ikiri hagati yacu. Ibi byose rero Diego yari ari kubyumva, yaricaye maze aratekereza ati ubuse koko nkwiriye gukora iki? None se uriya mukobwa nzamufate mujyane maze dutoroke tuve hano? Nanone akumva ahari yaba akoze ikintu kitari cyiza. None se koko ndeka urukundo rw'ubuzima bwanjye? Nabwo akumva byose ntacyo ashoboye. Mbese byaragiye biramucanga, maze amarira n'agahinda biba byinshi. Yarongeye arataha. Ageze mu rugo nyine dore ko bari baturanye, yaricaye yicara ku buriri maze atangira gutekereza. Yatekereje icyo gukora ariko asanga rwose ntacyo afite. Yarongeye aragaruka rero ahagarara kuri rya dirishya rya Amerika aramwitegereza. Amerika nawe yari ari kureba amafoto y'uyu musore maze akajya yahobera, ndetse rwose akayagumisha mu gituza cye. Wabonaga ko nawe yabuze ibitotsi. Ntacyo rero Diego yari gukora, yaratashye nyine maze afata umwanzuro ukomeye. Aravuga ati uko byagenda kose ngomba kugenda. Noneho kandi yafashe umwanzuro yuko azagenda umunsi ukurikira, ariko mu masaha y'ijoro, ku buryo bazabyuka maze bagasanga yamaze kugenda. Umunsi wo kugenda rero yasezeye mama we, ndetse rwose mama we aranamuherekeza. Yamuhaye umugisha, amwifuriza ibyiza byose. Aramubwira ati mwana wanjye ndagukunda, gusa nanone birababaje ko ikintu wifuza mu buzima ntashobora kukiguha. Urukundo rw'ubuzima bwawe ntabwo nashobora kuruguha. Aha nyine yamubwiraga ko adafite ubushobozi bwo kuba yabahuza na Amerika kugira ngo bagumane. Diego yahobereye mama we maze kugira ijambo na rimwe avuga biramunanira. Yinjiye mu modoka rero maze atangira kugenda. Yageze imbere gatoya muri aya masaha y'ijoro maze aparika imodoka. Yabuze amahoro, yumva kugenda biranze. Yabitekerejeho neza, yumva rwose ntabwo akwiriye gusiga Amerika. Yarongeye arakata maze aragaruka. Yaraje rero akomanga ku idirishya rya Amerika. Amerika yahise afungura vuba dore ko atarasinziriye. Amerika rero yahise asohoka maze aca mu idirishya. Bahagararana hanze. Abangaba barahoberanye, agahinda kaba kose. Diego yaramubwiye ati ni ukuri mbuze imbaraga zo kugenda, ndi kumva nta gusiga, kuko ndi kumva bisa nkaho umutima wanjye naba ntawujyanye. Sinzi impamvu ndi kumva noneho ari cyo gihe cyiza cyo kugira ngo njye nawe dutorokane. Wa mugambi cyagiye wapfubye, ndi kumva ari cyo gihe cyo kugira ngo noneho uyu munsi tuwushyire mu bikorwa. Amerika yitegereje uyu musore maze ahita amubwira ati mbabarira umbwize ukuri niba wumva witeguye, kuko rwose njyewe ntabwo nshaka kuzongera kunsiga. Ntabwo nshaka kuba kure yawe, ndetse ndashaka kujya kure y'uyu mujyi. Ndashaka kubaho nta muntu n'umwe dusanzwe tuziranye ndi kubona iruhande rwanjye uretse wowe. Ndashaka ko njye nawe tujya ahantu kure, ku buryo tuzafunda ubuzima ndetse tuzatangirira kuri zeru, nta muntu n'umwe tuhazi. Ndashaka ko njye nawe tujya gukomereza urukundo rwacu ahantu kure, ku buryo tuzajya tubwira abana bacu ibyatubayeho, tukabibabwira nk'abababwira umugani. Aha rero Diego yarongera amuhobera maze aramubwira ati nditeguye.
bahise bafatana mu kiganza maze bagenda biruka berekeza ku modoka. Bahise bigira mu modoka maze berekeza muri wa mujyi nyine Diego yari agiye kujyamo. Yaragiye rero atangira akazi ndetse ubuzima buba bwiza, Milika nawe ashaka akazi. Aba bombi baragiye rwose, imibereho itangira kuba myiza, ndetse ababyeyi ba Milika bo baramushatse baramubura ariko bayoberwa n'aho yagiye, cyane cyane ko Diego yabibwiye mama we ariko amubwira yuko atazigera abwira ababyeyi ba Milika aho nyine bagiye. Nyuma y'igihe rero babana n'ubundi nk'umugabo n'umugore, bafashe umwanzuro wo kujya gukora ubukwe ari bombi babiri. Baragiye rero bajya ahantu mu gashyamba n'ubundi kari kari hafi aho ngaho, maze bo bombi barisezeranya. Bakoze ubukwe ari babiri, nta wundi muntu n'umwe uhari nk'uko babigenje kera cya gihe bari bakiri abana. Uyu munsi rero bahanye amasezerano menshi agiye atandukanye, nk'uko bazakundana ubuziraherezo, nk'uko ntawe uzahemukira undi, ntawe uzigera ajya kure y'undi. Bakomeje rero guhana amasezerano atandukanye, ari nako kandi babwirana ko bakundana ubuziraherezo. Milika yabwiye Diego ati noneho umusozo w'igitabo cyanjye ndawubonye, ni uyu nguyu ngomba gushyiraho, cyane cyane ku wundi iyi ngiyi ariyo nkuru y'urukundo rwanjye. Aba rero barahoberanye maze bemeza yuko bagiye kuzajya bandika ibitabo bitandukanye, ubundi bakazabiha abana babo kugira ngo bazamenye inzira y'urukundo bagiye bacamo. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.